Kwicisha bugufi ntabwo ari hambuka. Kwicisha bugufi si ugutinya icyubahiro. Kwicisha bugufi si ukwiyoroshya ngo batagira. Ahubwo kwicisha bugufi ni ukwemera ko uri umunanirwa imbere y'ibyiza maze ukirekurira Imana igushoboza byose. Ibyo bita humilité, ntabwo ari simplicity. Abantu benshi cyane ukamuha imodoka akakwima lift, yarangiza ugasanga mbese umuntu afite umutima ukomeye byonyine ubwabyo gusa ku buryo umugabo usiga umwana mu rugo n'umugore ukabasigira kurya ubugari wowe ukajya muri hoteli ngo urye ibihumbi 50, ukarya inkoko n'ihene, yarangiza ukanywa keza, bo bakicwa n'inyota, bo bakicwa n'inzara, bakagwa umwuma, kubanezeza bikakunanira kandi ubita bawe. Uwo ni umutima ukomeye nk'ibuye. Ni umugore uhabwa hahanwa, ntatekereze ko umugabo ari byo ukazariye, kumva ari buryamire, ya mafaranga akayabahamwe imisatsi, ya mafaranga akayabaguramo imyenda gusa, yarangiza aho kuzirikana akajya guhaha abanje kwihaza, yarangiza akaza guteka kururuka yabanje kurya indazi n'amata ku iduka. Mbese uwo mutima nk'uwo utazirikana abandi niwo mutima umeze nk'ibuye. Mbese umukobwa ugeze imbere ya sebukwe, yarangiza umuhungu ugeze imbere y'uwazashyingirwa, yarangiza umuturage ugeze imbere y'umutegetsi. Ibyo byitwa kwiyoroshya, ariko gushobora kumuramo imanganya n'uburyarya n'ububandi n'uburiganya ariko atari ko mu mutima biri. Umuntu wicishije bugufi aba ari imbere y'Imana avuga ngo gukunda abandi kuko nikunda birakomeye, kwezwa nkaba mwiza burundu birakomeye, guha undi kuko nange nakwiha birakomeye, gusangira nawe ibyiza birakomeye. Mana yanjye mbaye igikoresho cyawe, aho umuntu ashyira isafuriya ye ahayishyira ku muriro bigashoboka. Linda Afya. Tugiye kuganirira hamwe gusa amagambo atubwira ngo impamvu zishoboza umuntu guhinduka. Impamvu zishoboza umuntu guhinduka. Mbese uko guhinduka kuvuzwe ntabwo ari ukwisiga amavuta ngo binzobe warukara, ntabwo ari ukwambara ibyambaro y'akazi ngo bavuge ko agiye ku kazi, ahubwo no guhinduka ko mu mutima umuntu akaba uw'Imana. Impamvu zimushoboza turavuga kuri inubwa nyinshi, ariko turavuga kuri nkeya, kandi twifuza ko wowe watanze igihe cyawe bigufasha natwe bikadufasha kugira ngo nibura tujye tubasha kumenya neza aho bipfira n'aho bikirira. Bwa mbere, impamvu ya mbere ituma umuntu ahinduka ni ukwimenya. Iya kabiri ni ukwiyegurira Imana. Iya gatatu ni ukwicisha bugufi. Iya kane ni ukwizera ubushobozi bw'Imana. Iya gatanu ni ukwemera inama zayo cyangwa se z'Imana. Gatandatu ni ukugambirira kumvira ubikuye ku mutima. Iya karindwi ni ukutarambirwa kwirwanya. Izo ngingo nizo twashatse kuganiraho kugira ngo nibura cyane cyane ko impamvu abarubwira ngo abantu bose mu nzego zose, mu miyoborere yose, umuntu wese uko biri kose icyo yaba agambiriye ni ukwerekera aho Imana ishaka no kuba nk'uko Imana ishaka. Ariko Satani afite ukuntu yagiye acura imigambi, uburiganya bwe, imitego ye, yereka abantu akabwira ati erega iby'Imana muri kureba by'amategeko yashyizeho ntawayashobora. Ubwo bamwe bati rero niyo ntawayashobora, ubwo nayo ubwo izakora deliberation. Hari abantu izabokoreka yarambirwa yabona batayanze kandi ariko bananiwe ibyiza, amaherezo kazaba hejuru. Abandi bati burya no kugerageza ibidashoboka. Yarangiza mu rugo ruvuga ati nugerageza ibidashoboka, avuga ati nzapfa kujya gusa, ariko nayo irabizi ko bira ntawabishobora. Ubwo bakamubwira niwe. Abandi bo bakabaho ngaho bavuga bati rero no kwirirwa umuntu yiga atazabishobora, nuko no kudohoka akadohoka. Hari impamvu nyinshi Satani yagiye ateganya zituma umuntu aba mu bwinanirwe. Impamvu zishoboza umuntu rero guhinduka, bwa mbere iyi ngingo yitwa kwimenya. Pawulo yavuze ikintu cyiza cyane ari kwandikira Abaroma, aravuga ati ngewe nshaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Icyiza ndakizi ariko ntabwo kimba, ubwo ni ukwimenya. Rero niba yaragashaka gukora icyiza kikamutanga imbere kandi aho umugambi wari gukora ibyiza, yageze aho arangije ntiyagarukiraho. Ibyo turabisanga mu Baroma igice cyaho n'icya 7 uhereye ku murongo wa 14. Niho wamenya neza ko umuntu wamaze kwimenya abageze ahantu heza. Umuntu wamaze kwimenya abageze ahantu heza, kandi utarimenya abakiri kure cyane, kuko ibyiza ni ukwimenya. Ntabwo ibyiza ari uguhinduka, ahubwo ibyiza cya mbere ni ukwimenya. Ibyo turabisoma mu Baroma igice cyaho cya 7 umurongo wa 14
haranditse hagira hati ni amagambo menshi yavuze ariko nge ndayasoma yose umugambi ari kugira ngo wumve aho umuntu aherakira. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko ngewe ndi uwa kamere ariyizi. Arazi ko amategeko ari ay'umwuka ariko we ni uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Ku yandi magambo ndi imbata yabyo, nsa n'umugurano. Bisa naho buri munsi mfite ikivi cyo gukora ibyaha, nk'umuntu usohoza ishusho n'ikivi cyo gukora ibyaha. Ngiye kuko umuntu yigurishije kwa Satani. Iyo bwije udakoze icyaha no kwigambira wawe cyagambiriye, hari aho ugera yarangiza ukumva uko biri kose utagikoze wahomba, utagikoze wasuzugurwa, utagikoze watinyukwa, yewe utagikoze mbese muri magufi hari ukuntu ubona ukabona umuntu mu bwenge bwe nuko bimeze. Sinzi ibyo nkora ku byo nshaka atari byo nkora. Pawulo ayigize ikigoryi, rero ntabwo azi ibyo akora. Burya mbiyamubona abantu benshi cyane, hari n'igihe yo kubona ukabona seka yowe yahemukiye, kuko bigaragara neza ko atanazi nuko yamuhemukiye. Ntaremereze neza ukundi yamuhemukiye, yamubwiye nabi, yamurebye nabi, yamwimye, yamusuzuguye, yamutekereje nabi. Ukabona Pawulo avuze ati ngeze aha ngaha rwose sinzi n'ibyo nkora. Noneho ubwo yari amaze kwimenya 16, ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko Imana ko amategeko ari meza. Icyo nacyo aravuga ati abandi benshi cyane bahindura abanze b'amategeko, ariko aravuga ati nubwo ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza. Ntabwo agwana n'amategeko we, ahubwo ariyizi. 17 nuko rero none hose njiba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ubwo Pawulo yamenye neza ko ntabajya bamutera icyaha, ntabajya bamwanduza, ntabajya bamubera inkomyi, ntabajya bamubera ikigeragezo, ntabajya bawe intandaro, ahubwo aravuga ati ngewe buri icyaha kintuyemo. Aravuga ati ngewe icyaha ndabizi ko kimbamo. Ariyizi, arimenya. Nimwumva Pawulo yarageze kuri byinshi byatewe n'iyi ntambwe. Ni ukwimenya ubwawe gusa. Iyo uzakira, iyo uzarokoka, iyo uzagera ku ntambwe nziza, intambwe ya mbere ugeraho ni ukwimenya. Noneho 19, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Pawulo yaragaragaye ko yanga ikibi ariko bikarenga, n'ubundi mu mibyizi ye agakora ikibi. Aravuga ati rero icyiza nshaka, icyiza imperuka ngishaka gusa, ariko igihe cyagira cyo gukora ngakoreshwa ikibi, kuko icyaha kimbamo. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. 20, ariko ubwo nkora ibyo nanga sijiba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ariko none ubwo nkora ibyo nanga sinjiwa nkibikora. Ni umukozi, hari umukoresha. Icyo arisobanukiwe neza. Noneho reka turebe rero ngo mbe arakira ati, tutarangiriza hariya gusa. Aravuga ngo 22, nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Umutima yo hirya mu cyo bita ame, cyicaro gikuru cy'ubwenge n'ubushake n'ifata myanzuro. Aravuga ati nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Iyo uzakira ntabwo wigera winubira amategeko y'Imana. Iyo ushaka gukira ntiwigera winubira icyo Imana yavuze. Ntabwo birambirwa, unanirwa mu gitondo ukabishaka ku manywa, ubyanga ukibikora, ntabwo bishonyagiza, yarangiza bikatuma ugera kuri iyo ntabwo. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbonera itegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Iryo ni umutimanama. Ni umutimanama ubuza umuntu ukamubwira uti ariko ibigiye gukora si byo, ugahakana ukanga, ariko bikatuza urebyeyo, bikatuza uyobotse. 24, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu. Pawulo asanze nta muturanye, nta muvandimwe, nta mugore, nta mwana, nta kazi, nta gihe cyamuteye gucumura, ahubwo aravuze ngo uyu mubiri wanjye niwo untera urupfu. Aravuze ati yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu. Imana ishimwe kuko izajya inkiza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero jewe uyu murongo wa 24, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu. Imana ishimwe kuko izajya inkiza kubwa Yesu Kristo. Ariko kugira ngo akizwe kubwa Yesu Kristo ni uko yimenye. None ingingo ya mbere iganisha umuntu mu kwimenya ni ukubanza wimenya. Ambe gukira guhinduka ni uko umuntu yimenya. Bimaze kumenya ko ufite ahantu handuye urahanagura, ariko utahaza urahareka. Abantu benshi cyane bajya kugera mu materaniro cyangwa ahantu hari imbaga y'abantu,
yarangiza bagasanga hari n'igihe igifungo atagifunze, agasanga hari igihe ikora rigihagaze, yarangiza ukabona arikoze vuba vuba kandi yamaze umwanya wo kwimenya utuma umuntu akosora byinshi. Ku ngingo ya kabiri ni ukwiyegurira Imana. Iri jambo kwiyegurira Imana naryo riri mu bintu bifasha umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwimenya ukisanga harimo ubwinanirwe, yarangiza wowe ubwawe wiyegurira Imana. Kwiyegurira Imana biba bivuze kudashobora uri wenyine, biba bivuze kudakunda uri wenyine, biba bivuze kudahinduka uri wenyine, biba bivuze kutezwa uri wenyine. Noneho ukavuga uti rero Mana yanjye, namaze kumenya aho byapfiriye, nzi nuko nteye, mfite inzitwazo bivuga ko ari abandi babiteye, ko ari igihe cyabiteye, nta kundi nari kugira, ahubwo menye neza ko icyaha kimbamo. Noneho ndakwiyeguriye. Iyo wiyeguriye Imana, dore uko bigenda muri Ezekiyeli 3:4. Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 24 hatubwira aya magambo akomeye abantu benshi cyane bakunda kandi basoma. Haranditse ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranyirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Iyo wamaze kwiyegurira Imana ibibonye umwanya wo kujyana ishaka. Niyo mpamvu iyo ugeze kuri iyi ntambwe ikomeye yo kwiyegurira Imana, niyo imenya neza ngo iyo iguteruye ikakuvana aho wari uri, ikakuvana mu ngoma ya Satani, ikakuvana mu ngoma ya kamere, ikakuvana mu ngoma y'inarijye, ikakuvana mu ngoma y'imiterere, ikakuvana mu ngoma y'uburezi bubi, imirire mibi, imyifatire mibi, akajagari, ikaguterura ikugeza mu gihugu cyayo bwita yitegeka. Yarangiza ngo biba bivuze imico gituma habuze ubwo kugira ngo umenye ngo urahageze. Ni Zaburi 119 umurongo wa 11, ndabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo utagucumuraho. Icyo gihe uba wimutse. Iyo umaze kumenya neza ko uzayoborwa mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, mu kuvuga, mu gukora, mu kwifata, mbese bya bindi byawe byose ibyo bita imiterere, imico, imyifatire, byose ukabyegurira Imana, ugambira ngo icyo gihe kujyana mu gihugu cyayo bwite itegeka. Icyo gihugu cyayo muri Yohana 8:31-32, nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, dore hazima umwami utegekera gukiranuka. Yesaya 32:1. Icyo gihe muri icyo gihugu ngo umunyabuntu buke bazaba batakwimwita umunyabuntu. Aho ni Yesaya 32. Umunyabuntu buke, ariko arabufite buke yashobora guha umwana w'umuturanyi mu gitondo, ariko ntamusubiremo nimugoroba. Ntarambirwe guhuwe, ariko we umuturanyi akajya muha rimwe na rimwe. Ubwo wenyine bashobora kwiha ibihumbi 100, wowe ukaguha 1000, ariko nabakumva ari umunyabuntu. Yarangiza n'umunyabuntu buke. Noneho icyo gihe mu ngoma y'Imana umunyabuntu bwe ntabwo amwita umunyabuntu, ahubwo ni cya gihe wita ku bawe, ni cya gihe wiyitaho, ni cya gihe wita ku mugore, kwita ku mwana wawe, kwita ku bakubyaye, kwita ku bavandimwe, kwita ku nshuti, ariko umuntu mu mutima wawe ukamuha gusa ari uko usa n'ubwogonokewe, ariko mu mishinga ufite kumugirira neza bitarimo. Ibyo ni ubuntu buke. None iyo tugeze mu gihugu cy'Imana, kahumva icyo Imana idukorera rero. Iyo twamaze kwemera ko tugiye guhinduka ngo tubabe Imana, tumaze kwiyegurira Imana, tugiye ku bikoresho byayo, muri Malaki 3:16, abana b'Imana baraganiraga Uwiteka ugutwi, akavuga ngo bazaba banje umunsi nzakoreraho. Noneho bazaba amatungo yanjye bwite, bazabarira nk'uko umuntu aba ari umwana w'umukorera. Niho abantu bazamenya gutandukanyiriza abakorera Imana n'abatayikorera, abakiranutsi n'abanyabyaha. Muri uko kwiyegurira Imana n'ibindi bikomeye cyane. Iyo umaze kwiyegurira, ubwo bivuze ngo ndinaniwe ariko nshaka ibyawe, kundi ibyawe ariko ntibiza, ndashaka kwerekeza aho ushaka ariko birananira, ngambiriye kwezwa ariko birongera kongera nkiyanduza. Yarangiza ukavuga uti rero Mana asigaye nahawe. Iyo bigeze kuri iyi ntambwe yo kuba ari ahayo, wamaze kuyiyegurira, wayiyeguriye 25, nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Iyo wamaze kwiyegurira Imana, ifite ibintu yikora kunyanyagiza agakiza. Yarangiza ariyo mazi y'ubugingo, yarangiza ari ukuyagusukaho ngo worohe, ari ukuyagusukaho ngo uhinduke, ari ukuyakunywesha ngo inyota y'iby'isi n'iby'umubiri byose birangire, ari ukugira ngo werekeze aho ishaka. Niyo ifite ayo mazi yanyanyagiza kuri wowe, maze yarangiza kugukuraho ibi bintu urwane, kubikwereka nturakare, kubigukuraho, kubigutesha ntubabare.
yarangiza bitewe nuko muri wowe wamaze nawe kubyanga. Iyo babikweretse ntabwo wihindura umwanzi w'ubikweretse, iyo bagucyashye ntabwo uvuga ko baguhagitse, iyo bagutungiye agatoke ntabwo uvuga ko bagukurikiranye, bitewe nuko muri wowe nawe ushaka kubikira. 26 nzabaha umutima mushya, mbakuremo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Umutima ukomeye nta wundi ukomeye cyane, ni nko gusuzugura Imana yaguhaye icyubahiro, ni ukutayihakemo mu icumi yakunguye, ni ukutayubaha yaguhaye icyubahiro, ni ukutayitaho ikwitaho. Ibyo burya niwo mutima umeze nk'ibuye. Ni cyagihe umuntu aguha nawe ubwe wenyine uretse Imana yaguha, ugasanga agutuye igitoke, kumutekera aho ngo ariyeho ayo kurara bikakunanira. Nibo babandi mujya mwumva, yarangiza ukumva wamuhaye igiti cyo kwasa, agaturagura n'amababi yaho yagitsinze ngo nawe utazayacana. Yarangiza ukamuha imodoka akakwima lift, yarangiza ugasanga mbese umuntu afite umutima ukomeye byonyine ubwabyo gusa, ku buryo umugabo usiga umwana mu rugo n'umugore ukabasigira kurya ubugari, wowe ukajya muri hoteli ngo urye 50,000, ukarya inkoko n'ihene, yarangiza ukanywa keza, bo bakicwa n'inyota, bo bakicwa n'inzara, bakagwa umwuma, kubanezeza bikakunanira kandi ubita bawe. Uwo ni umutima ukomeye nk'ibuye. Ni umugore uhabwa umuhahanwa, ntatekereze ko umugabo ari byo ukazariye, kumva ari buryamire, ya mafaranga akayabahamwe imisatsi, ya mafaranga akayabaguramo imyenda gusa, yarangiza aho kuzirikana akajya guhaha abanje kwihaza, yarangiza akaza guteka kururuka yabanje kurya indazi n'amata ku iduka. Mbese uwo mutima nk'uwo utazirikana abandi niwo mutima umeze nk'ibuye. Noneho kubw'ibyo uwo mutima udashaka ko n'abandi bagunguka, badashaka ko abandi bakundwa, badashaka ko abandi bamera neza, uwo niwo mutima umeze nk'ibuye. Imana irawukiza. Imaze kugukiza rero haranditse ngo nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Noneho mbese utabazwa kumva, uhabwa inama ukumva, wereka ukareba. Yarangiza 27 kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, tume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye, mukayasohoza. Nguko kuyegurira Imana, icyo ni Imana imukorera, igusukaho amazi meza. Icyo ni kimwe, ikuvana mu gihugu wari umenyereye cya Satani na kamere yawe. Nyuma Imana ikabona ko nta kindi cyiza kiretse gushyira mu mwuka wayo. Yarangiza ikabona ari byiza gukura mu mutima umeze nk'ibuye, ikagushyira mu mutima woroshye. Yarangiza ugashobora kumva, guhabwa inama, nawe ubwawe ugashobora kwizinuka. Hakaba naho wanyura aho abandi batakwereka, bagushimagiriza ibipfuye, ukavuga ahangaha nabikoze nabi, nanjye hari nariye nakoze nshaka gushimwa, nkora nshaka kurebwa, ntabwo nakoze neza nk'uko Imana ikinkorera. Rero kubw'ibyo kuko iyo umuntu yiyegurira Imana, Imana ikamugiraho ikivi. Noneho burya nicyo gituma mu bafu Filipi 4:13 ncubuzwa byose na Kristo umpa imbaraga. Noneho kubw'ibyo iyi ngingo ya kabiri tuvuyeho, tugiye ku ya gatatu, yitwa kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ntabwo ari hambuka. Kwicisha bugufi si ugutinya icyubahiro. Kwicisha bugufi si ukwiyoroshya ngo batagira. Ahubwo kwicisha bugufi ni ukwemera ko umunanirwa imbere y'ibyiza, maze ukiyegurira Imana igushoboza byose. Ibyo bita humility, ntabwo ari simplicity. Abantu benshi cyane bakunda gusa n'abagira ngo bagire, ariko atari ko bari. Kwibombarika, kwifata neza, mbese umukobwa ugeze imbere ya sebukwe, yarangiza umuhungu ugeze imbere y'uwazashyingirwa, yarangiza umuturage ugeze imbere y'umutegetsi. Ibyo byitwa kwiyoroshya, ariko gushobora kumuramo imanganya n'uburyarya n'ububandi n'uburiganya ariko atari ko mu mutima biri. Umuntu wicishije bugufi aba ari imbere y'Imana avuga ngo gukunda abandi kuko nikunda birakomeye, kwezwa nkaba mwiza burundu birakomeye, guha undi kuko nange nakwiha birakomeye, gusangira nawe ibyiza birakomeye. Mana yanjye banye igikoresho cyawe, aho umuntu ashyira isafuriya ye, ahayishyira ku muriro bigashoboka, ahayishyiramo amazi bigashoboka, aho yoza ntiburane. Nanjye niyeda kwiyeguriye nishije bugufi, nzagera ku byiza ruko ubingejejeho, uruhare rwawe nirwo ruzangeza ku byiza byinshi. Yarangiza ibyo bintu byose ukiyandikamo intege nke, ariko zishobozwa byose na Kristo. Noneho iyi ngingo yitwa kwicisha bugufi nayo ni yindi ikomeye cyane. Niyo mpamvu iyo nibyo Yesaya yavuze ngo ni ukumeneka umutima. Yesaya 5:15 haranditse hagira hati, kubajya basoma kandi babikunda,
nimwumve uwo murongo, nimwumve uko iri hejuru ivuga, iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga. Ndasubiramo, nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana Imana, mwumve uko iyo iri hejuru ivuga, ituye ahahoraho kandi aho ituye harera. Ariko iravuze ngo mbana, abantu bajya bangeraho tukongera bigashoboka. Mbana n'umuntu ufite umutima umenetse wicisha bugufi. Noneho umutima we waramenetse, warababaye. Ikintu iyo kimenetse gikunda kuva, iyo ikintu kimenetse kimena ibikirimo. Iyo utaremera neza ububi bwawe, iyo utaremera neza, mbese nawe ngubwira umuntu ngo mbabarira cyagenera uhemukiye, ngubwira Imana uti ahangaha ndananirwa mbabarira, ubwo utarameneka. Iyo umenetse birava. Ushobora kuvuga uko aho bipfira, ukavuga ahakunanira. Yaba ari abantu wahemukiye ukabibabwira, yaba ari Imana uhemukira ukabivuga, ugasigara umwina nibwo ari kumenetse. Imana ifata ibana n'abafite umutima umenetse bishisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Abantu bemera ibyaha byabo, n'abantu bumva batashobora ibyiza ntabafashije, abo nibo njya mbana nabo. Uko niko bivuze. Mwumve neza, iyo wemera ko utabishobora Imana itagufashije, ubwo wabicishije bugufi. Iyo wemera ko iyo bizambye ukamenya no kubitungira urutoke, ubumenetse, none niho ugeze aho Imana yemera kubana nawe. Icyo gihe umutima urazamuka ukajya mu ijuru, yarangiza wowe mubiri impagarike yawe ikaba mu isi, ariko muri wowe ukaba uri mu ijuru. Icyo iyo umaze kugera kuri ibi bintu, ugera muri Abagalatiya 2:20, haranditse hagira hati, Abagalatiya igice cyaho cya 2, ku bantu basoma iki gitabo mujye musoma mubyitondeye cyane. Haranditse mu gice cya 2:20, arandika aravuga ati, uyu muntu w'Imana, hari ijambo ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose mbikoresha nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Iyo bigeze aha ngaha, umuntu akakubwira ati sinjye ukiriho, noneho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose sinjye ubikora, ahubwo ni Kristo uriho muri njye ni ubikora. Uyu murongo muwumve neza, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Ubwo bivuze ngo nanjye nemeye gupfa ku byaha nubwo ndi umuntu, ariko ko yabiziza yabyanze akabizira, akumva ashaka kumvira se yambaye umubiri. Nanjye uyu munsi ndaho mpfuye, ariko ndiho kubwe. Noneho muri ibyo aravuze ngo ibyo byose nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubuntu bw'Imana ubusa, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Iri jambo ntabwo abantu benshi baryumva, riragorana cyane. Niba bazakubwira gusa gutangira isabato ukabona ukayitangira, bakubwira bati jya kwiyuhagira ukabona kwiyuhagira, bakubwira bati teka ukabona ugateka, bakubwira kurya akaba ari urya, bakubwira bati seka ukaba ari useka, mbese muri wowe ugakoreshwa n'itegeko. Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ahubwo dukeneye Kristo muri twe, uduhindura ibikoresho, agakora uko ashaka anyuriye muri twe, akaba ari gukoresha amatwi yacu, akaba ari gukoresha iminwa yacu, akaba ari gukoresha ibiganza byacu, akaba ari gukoresha imigambi yacu, akaba ari uyobora hejuru, mbese guverinansi yose, ubuyobozi bwose bukaba ari we. Noneho akavuga ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Noneho ibyo mbikora bikoreshwa n'itegeko, ahubwo amategeko si ubusa, kuko amategeko ameze nk'icyuma gisuzuma indwara ariko si umuti. Ariko ugeze kwa muganga uba ukeneye ibintu bitatu: uba ukeneye muganga, ugakenera icyuma kigusuzuma, ugakenera n'umuti. Linda Afya.